icyo gihinda si icyuma gisya yewe si n'umuhindo w'indege ahubwo ni moteri yuhira ibihingwa by'abahinzi babigize umwuga bwana Dieudonné Niyodushima na mugenzi we bwana Alexis Musabirema. Aba basore bombi ni abahinzi ariko by'umwihariko n'abanyamakuru b'umwuga. Imashini yabo irakurura amazi yavana mu kiyaga cya Rumbera mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda akuhira imyaka. Aba banyamakuru bakimara kubona ko umushahara wo mwitangazamakuru udasubiza ibyifuzo byabo bahisemo kugana y'ubuhinzi bashinga company Exodus Farm Limited. N'umwanzuro washariraga bafashe bahitamo gusohoka mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali bagana y'ibyaro mu buhinzi. Ngo intangirire ravuna bavuga ko baba abanyamakuru bagenzi babona abavandimwe babo ngo babanje kubafata nk'abari mu buyobe. Uretse n'abagenzi banjye n'umuryango n'inshuti n'abavandimwe kwakira ko umuntu wakoraga agahembwa ku kwezi aretse akazi atiruka adahagaritswe atari ibindi impanuka yindi tumye atakikabashije akigashoboye agifite n'imbaraga zo gukora kandi kamuhembaga akaba kavuyemo nta kandi agiyemo ahubwo avuze ngo nongeye gutangira hasi nishakisha byari bigoye haravuga ati urasaze birakuyobeye yegeze gute reka agenda azagaruka ni iminsi mike bikamucanga tukabona yahindukiye ibyo byajemo rwose inshuti zanjye zimwe zikamamagara zikavuga ariko si ibintu wongeye wabitekerejeho neza wongeye ubwo kurumva ko ari umwanzuro wafata bamwe bakananyicaza bakavuga ati tukugira inama twongere dushyire ibitekerezo byawe ku gihe tugerageze kugarura mu murongo kuko nyine ari bo wa muco nakubwiye dufite wuko nyuma yo kwiga no gusaba akazi wamara gusaba akazi bakagutegereza ko akaguhemba neza yewe ukajya unasaba kandi kisumbuyeho cyangwa se ugategereza ko uzakuzamura kwakira rero ko hari umuntu none utekereje bitandukanye nuko twatojwe biba bigoye. Ariko se kuki yahisemo kuva mu mwuga w'itangazamakuru yemeza ko yakundaga cyane atanafashwe nabi nk'uko abandi bikunze kuvugwa? Kugeza ubu ngubu ntabwo itangazamakuru ryamfashe nabi, narahembwaga kandi nahembwaga neza. Njye ngo ndakubwira no nkabwira ndi mu bantu banahembwaga rwose neza. Yego ni naho nakwigishoro ndanarikunda nzanarigarukamo nibiba ngombwa. Ariko ubu ngubu ntabwo mvuga ko ritanjyanaga ku muvuduko w'iterambere nifuzaga kugenderaho ntabwo rero byantwaragaho. Niyo mpamvu navuze ariko wakwikorera bishobora kuba byatanga umusaruro waruta wa mushahara bana. Aba banyamakuru bahinga imboga n'imbuto byoherezwa mu mahanga birimo imiteja, urusenda n'inyanya. Kugeza ubu ntibaratangira kubyiyoherereza ariko intumbero nuko bajya babyiyoherereza nta wundi muntu bagombye kunyuraho na cyane ko ngo ari bwo barushaho kunguka. Niba mu 2017 twari dufite igice cya hectare, uyu munsi twaba tubasha gukodesha hectare zigera muri 7-8 nuko buri bikorwa biba biri kwaguka. Turateganya cyangwa se twateganyaga yuko dushobora kugurisha n'abantu babijyana mu mahanga, ariko uyu munsi dutangiye kuvuga ati noneho kuki tutabyijyanira mu mahanga, kuki noneho uwo muntu twagaga ngo bitujyanire tutamukuramo nawe ngo tubyijyanire. Aho ngaho ubona ko nibura hari intambwe biterwa kandi binagufasha gukorera ku ntego. Iyo ntego rero ubasha kugira ngo ugende noneho uyigana. Aba banyamakuru baretse gukora umwuga w'itangazamakuru kuva mu mwaka wa 2019 ariko kugeza ubu bwana Niyodushima yabwiye Ijwi rya Amerika ko abamubonaga ko yari mu buyobe batangiye kumugana bamugisha inama ngo bavungurire ku ibanga ry'imibereho. Nuko babantu mu 2019 itangira bavugaga bati reka turebe genda ariko nturi butinde ongera utekereze neza, ushobora kuba hari ikibazo wagize mu mutwe mu mitekerereze yawe. Ikinezeza nuko none ubu ngubu nsigaye nshobora kubona 2-3 bane bambwira bati tugira inama dushakira umurima hafi aho ngo natwe tube twahinga. Wabaye umugishwa nawe. Icyo kintu noneho nicyo kituma nanjye ntekereza nkavuga ariko nshobora kuba mugani ibyo bintu nakoze. Hari none abantu batangiye kwibonamo ukuri cyangwa se hari abantu batangiye kwibonamo ko bishoboka, batangiye kwibonamo ko atari ubusazi. Uyu munsi nshobora kuba hari bagenzi banjye b'abanyamakuru bari gushaka kuza kuba bagenzi banjye mu buhinzi barenga 4
batangira ibikorwa by'ubuhinzi mu mwaka w'ibihumbi 2019 bwana niyo dushima na Musabirema bakodeshaga ubutaka bungana n'igice cya hegitari imwe, none ubu bahinga ku mahegitari agera mu 8 bitewe n'ibihe bashobora gukoresha abakozi bari muri 40, ariko ubusanzwe bakagira abakozi 5 bahoraho barimo n'umukozi wabyigiye ugomba gukurikirana umunsi ku wundi ibyo bihingwa. Uretse kuba ibikorwa by'aba bahinzi bigira cyangwa se bizanagira inyungu kuri ba nyir'ubwite babitangije, nta kabuza ko bizanagira inyungu ku baturiye agace ka Bugesera babikoreramo. Bwana Ananias Rugenindinda ni umupapa w'abana 2, avuga ko amaze umwaka usaga akora imirimo yo kuhira imyaka muri kampani ya Exodus Farm Limited. Mu mpeshyi twabaga turi gupfa ubusa n'akazi kari ubu ngubu rero akazi kabaye munange, turakora nta kibazo tukabasha kwiteza imbere. Ubu ngubu umuntu udafite akazi ngo abone icyo gukora nyine nk'ubu cyane mu mpeshyi biramugora, ariko nkatwe nyine tuba dufite akazi ka buri munsi gahoraho nta kibazo, ubuzima buba bworoshye. Mu Rwanda umunsi ku wundi bitangazamakuru, ibyandika, ibikoresha amajwi n'amashusho n'ibikorera kuri za murandasi biravuka, ariko kuvuka ni kimwe, guteza imbere ababikoreramo ni ikindi. Iyi kunze kuba imwe mu mpamvu zituma hari abareka itangazamakuru bakajya gukora ibindi. Ukuba kiri mu itangazamakuru ariko bataryishimiye, bwana niyo dushima akabagira inama. Umuntu rero uririmo ashobora kutabona amafaranga menshi, ashobora no kutabona amafaranga yifuza, ariko akabona ya makuru. Abaye ari umuntu w'umunyabwenge, ya makuru yayabyaza amafaranga. Ariko nibyo barimo bavuga ngo ntibahembwa. Nanabizi nanjye nabikozemo, hari imyaka nakoze ntahembwa, kuko mu myaka 6 nakoze itangazamakuru ntabwo ari kwese nahembwaga. Harimo iyo nakoze nanjye ntahembwa. Ariko bigufasha iki? Bigufasha gufunguka mu mutwe, nibibafashe abo baririmo. Warongoye ngo nababwira iki? Nibibafashe gufunguka mu mutwe, nibibafashe gukoresha ya makuru bafite kuko barayabona kandi menshi, nibibafasha no gufata ya makuru bayabyaza ibindi bitekerezo byabyara amafaranga. Intumbero ya leta y'u Rwanda nuko urubyiruko rwaba urufunguzo mu iterambere ry'igihugu bihangira imirimo, ariko bamwe bakunze kuzitirwa no kubura igishoro cyo gutangiza muri iyo gahunda. Imibare iheruka y'abatagira icyo gukora mu Rwanda igaragaza ko hagati y'ukwezi kwa 2 n'ukwezi kwa 5 uyu mwaka w'ibihumbi 2020 yiyongereyeho 9% ivuye kuri 13%, ni ukuvuga ko bari kuri 22%. Urubyiruko rufite imyaka iri hagati ya 16 na 30 bari kuri 21% badafite akazi, byumvikanisha ko ubutegetsi bugifite byinshi byo gukora. Bagira ubusajwi ry'Amerika i Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda.